ubuzima bwa Esteri butwigisha kuba intwari, kwiringira Imana, kwicisha bugufi, gutekereza neza no gufasha abandi. Nongeye kubasuhuza bakunze umusaraba wa Kristo Yesu n'abantu bakunda kubaho Uwiteka TV, umurongo uvugirwaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'izindi nyigisho zindi, indirimbo n'izindi basha gufasha imitima yacu. Ndabashimiye mwebwe abari hafi, abari kure, abajya bamfata mu mugongo mukanshyigikira, mugakanda kuri subscribe, mukanda kuri like, mukakora share. Murimo mufasha kwamamaza Yesu Kristo no kwamamaza ubutumwa bwiza bwe. Ndabashimiye rero mwese abari hafi ndetse n'abari mu migabane y'isi yose itandukanye. Mwese mbifurije Pasika nziza, mbifurije umwaka mwiza mushya muhire, mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira ishya n'ihirwe, mbifurije kugira ubuzima bwiza bwo muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero bavandimwe, tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Esther. Ese mwaba mwarigeze kugira ubwoba bwo kuvugisha ukuri? Hari igihe mwigeze kumva ko mufite inshingano zikomeye? Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwa Esther, umugore wakoze igikorwa gikomeye kubera ubutwari no kwizera Imana. Esther ni umukobwa w'umuyahudikazi kandi ni umwe mu bagore b'ingenzi cyane bagaragaje ubutwari n'ubwenge. Esther yari imfubyi, arerwa na mubyara we Moridekayi. Babaga mu gihugu cy'Ubuperesi nyuma y'uko Abayahudi bajyanwa ari imbohe. Mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi hashakishijwe abakobwa beza ndetse na Esther azamo. Hagombaga gutoranwamo umwe uzasimbura umwamikazi Vashiti. Esther yabaye umwamikazi ku mugambi w'Imana, kuko Imana yashakaga gukiza Abayuda bari baragambaniwe na Hamani, icyegera cy'umwami Ahasuwerusi, ashaka kubarimbura bose mu bihugu byose uko byari 120. Tugiye kurebera hamwe amasomo y'ingenzi akubiye muri iki cyigisho. Mbere yuko tureba amasomo y'ingenzi, tugiye kubanza dusome mu gitabo cya Esther ibice 2. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Dusoma mu izina rya Yesu. Esther atoranwa aba umwamikazi. Hanyuma y'ibyo, umwami Ahasuwerusi ashize uburakari, yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhanye. Maze abagaragu b'umwami n'abahereza baramubwira bati, nibashakire umwami abakobwa b'inkumi beza. Kandi umwami ategeka abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani, babashyikirize Hagari inkone y'umwami, umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha. Maze umukobwa umwami azashima aba umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Nuko umwami ashima iyo nama, abigenza atyo. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana ku buzima bwa Esther, tugiye kurebera hamwe ukuntu Esther yabaye umugore w'intwari.
Esther yabaye umugore w'intwari ku bintu bine. Icyambere ni ubutwari Esther yagize. Esther ntiyatinye nubwo byari bimuteye ubwoba. Esther yari umuntu wazanywe ari imbohe, yari ari mu gihugu cy'abandi kitari ikiwabo. Esther ntiyari yaravukiye mu muryango w'abakire ngo tuvuga yuko yiyitagaho cyane, ahubwo Esther yari yaratojwe na Morodekayi mubyara we gusenga Imana. Intwaro yiwe ndetse n'ishingiro rye ry'ubuzima byari ugusenga no kubaha Imana. Ibyo bikaba ari byo byamusunitse bituma nawe atoranywa mu bakobwa beza bari muri icyo gihugu. Mu gihe Esther yari agezweho ikibazo cy'ubwoko bwabo, cyuko Hamani agiye kuburimbura, aburimburiye yuko ngo Morodekayi yanze kumupfukamira. Ubwoko bw'Abayuda ntabwo bwajyaga bupfukamira abantu, kandi n'uyu munsi ubwoko bw'Imana ntibukwiye gupfukamira abantu. Ariko si umuntu upfukamirwa we, umuntu ntakwiye gupfukamirwa kuko umuntu ni ikiremwa cy'Imana, ahubwo nawe aba agomba guca bugufi agapfukamira Imana. Noneho rero kubera icyo kintu cyabayeho cy'uko Morodekayi yanze gupfukamira Hamani, byatumye ashaka kurimbura Morodekayi, noneho agashaka kumurimburana n'abandi bantu bose bari mu bwoko bwe mu bihugu byose Ahasuwerusi yayoboraga 120. Icyo gihe umwamikazi Esther yari yaramaze gutoranwa, yarabaye umwamikazi. Ubutwari yagize rero Esther ntiyatinye nubwo byari biteye ubwoba guhangara kujya imbere y'umwami kandi umwami ataguhamagaye. Natwe tugomba kugira ukuri, tukavugisha ukuri mu bintu byose dukora, mu bintu byose tuvuga. Hari abantu bagira ibinyoma, bakagira ibinyoma mu byo bakora, bakagira ibinyoma no mu byo bavuga. Ibyo umuntu ari gukora ntibibe bihuye n'ibyo atekereza mu mutima, kandi ibyo umuntu ari kuvuga ntibibe bihuye n'ibyo n'ubundi biri mu mutima. Ubutwari bwa Esther rero butwigisha yuko natwe tugomba kuvugira ukuri tukaguharanira. Ntabwo tugomba gutinya gukora ibyiza. Esther atwigisha yuko tutagomba gutinya gukora ibyiza. Indi ngingo ya kabiri iravuga ngo kwiringira Imana. Esther yiringiye ko Imana yo yonyine yashobora kugira ikintu imara. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarasi, ngo ariko wewe ngo aziringira Imana we n'umuryango we. Esther rero bene wabo bose bari barashize wo mu muryango we. Ise na nyina bari barapfuye, barapfiriye mu ntambara. Base wabo bari baragiye, ba nyirasenge nta bari bahari. Hari hasigaye mubyara we gusa witwa Morodekayi. Uwo kandi nawe yakoraga akazi k'uburinzi ku irembo. Reka tuvuga yuko yari umuzamu cyangwa ashinzwe gukingurira binjira n'abasohoka. Abo kuva ari abana, ababyeyi bari barabatoje yuko Imana yonyine ariyo yonyine igira ikimarira abayitakira bakayisenga. Mu gihe rero yari amaze kubona bikomereye ubwoko bwe, yasabye gusenga no kwiyiriza ubusa abantu bo mu bihugu byose, bya bihugu 120 Ahasuwerusi yayoboraga. Abayuda bose bategeka gusenga, ndetse na Morodekayi wari uri ku irembo. Bafata iminsi 3 barasenga, batarya batanywa,
bari gusabira Esther ngo agire imbaraga, agire n'ubwenge bwo kuzajya kuvugisha umwami. Icyo dukuyemo, icyigisho dukuyemo, nuko tugomba kubanza tugasenga. Jya ubanza usenge. Mu gihe hari ikintu ugiye gukora, jya ubanza usenge. Mu gihe twasenze, Imana idufasha mu bihe bikomeye. Kandi hahandi imbaraga z'umuntu zitabasha kugira ikintu zimara, kabone niyo baba bateranya ari benshi batabasha kukurokora, Imana yo itegeka ibyo biguteye bigahunga. Mu gihe watewe cyangwa ufite ikibazo gikomeye, jya usenga, jya ufata umwanya wihererane n'Imana uyibwire. Indi ngingo ya gatatu yitwa igihe gikwiriye. Igihe amashengesho bari bayarangije, nta Esther yapfuye guhubagurika ngo agende yikubita imbere y'umwami ahita amubwira, ahubwo kuko Imana yari yamuhaye ubwenge bwaturutse mu mashengesho, no muri kwa kundi yajyaga agenda yitonze agisha Imana inama mu mutima, Imana yamwunguye ubwenge bwo gutumira umwami Ahasuwerusi ndetse na Hamani mu kirori yari yabateguye ashaka gusangira nabo. Ntabwo yahubutse, ahubwo we yategereje igihe gikwiriye. Ahangaha birashaka kutwigisha yuko mu buzima busanzwe, bwaba ari ubuzima ubu busanzwe tubamo ndetse no mu buzima bwa gikirisitu, tutagomba guhutiraho tugenda duhubukira ibintu, ahubwo tugomba gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa kugira ikintu dukora. Icyanyuma aricyo cya kane, Esther yitangiye abandi. Igihe yafataga umwanzuro wo kujya imbere y'Imana, ntiyarazi niba arakira cyangwa arapfa, ariko ibyari bimurimo nuko hari igihe yagombaga kugira ibyago. Itegeko ryari ririho yuko nta muntu ugiye imbere y'umwami atamuhamagaye rikamugonga, ariko kubera ya mashengesho basenze, Imana yumvise gusenga, ahubwo ubwiza bwa Esther butanga umwami imbere, bituma igihano cyari giteganyijwe gikurwaho. Esther rero yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga kubera abandi. Ese nawe ujya witangira abandi? Nawe ujya wishyira mu kaga kubera abandi? Iyo witangira abandi bigaragara yuko ubakunda, bigaragara yuko ufite urukundo, ndetse urukundo rwinshi. Kandi burya iyo ukunda abandi ukabitangira, uranabafasha. Igihe tugezemo ni igihe tugomba gukora imirimo myiza. Igihe tugezemo ni igihe shitani yamaze kwibagiza abantu, kandi ko bagomba gukunda abandi, ahubwo shitani ibiba amacakubiri. Ayo macakubiri niyo atuma abantu bagirana ubugome, bagirana amashyari, niyo ituma abantu badakunda, niyo ituma abantu bagira amahane, niyo ituma abantu badasangira, umuntu akiharira, gashaka kurya wenyine, gashaka kwambara wenyine, gashaka kugira ibyiza wenyine. Ariko Esther ntabwo ari uko byagenze, kubera ko yari mu nzu y'ibwami, byarashobokaga nta kintu yashoboraga kuba yenda ari kurokoka wenyine, ariko we yabonye kuba yarokoka wenyine ntacyo bivuze, yiyemeza kwishyira mu kaga. Kandi itegeko ryari rizwi yuko nta muntu n'umwe ushobora kugera ahantu umwami ari adahamagawe. Tugiye kurebera hamwe uburyo natwe twabasha kwigana Esther, uku kuntu Esther yabayeho, ubuzima Esther yabayemo.
natwe tukabushyira mu buzima. Ese wumva wamera nka Esther? Wumva wahinduka ukaba mwiza, ukagira ubutwari, ukitangira abandi, ukiringira Imana nk'uko Esther yari ameze? Dore ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba guharanira ukuri nubwo bigoye. Muri iyi minsi turimo, muri iki gihe tugezemo, ibinyoma biba ku munwa, bikaba mu maraso, bikaba mu magambo, bikaba no mu bikorwa by'abana b'abantu. Umukozi w'Imana witwa Timoteyo yaravuze ngo umuntu mubi ni umuntu ushaka kwigira uko atari. Nk'uko Esther yemeye kujya imbere y'umwami nubwo byari bimuteye ubwoba, nawe wavuga ukuri ahantu hose uri. Ukuri wakuvuga ahantu hose uri, ntabwo byakunanira. Waharanira kuvuga ukuri mu gihe abantu bakureba cyangwa batakureba. Waharanira kuvuga ukuri mu gihe byoroshye cyangwa bikomeye. Niba uri umunyeshuri, waharanira ukuri mu ishuri. Niba uri mwarimu, waharanira ukuri mu ishuri. Niba uri umupasiteri, waharanira ukuri mu bakirisito. Niba uri umuyobozi, wagira ukuri mu bintu byose ukora. Umugabo witwa Dawidi niwe wavuze ngo Imana ishaka ukuri ko mu mutima ahataboneka. Imana ishaka ko tugira ukuri kuzuye, ukuri ko mu mutima. Byashoboka ko wavuga ukuri mu bucuruzi bwawe. Mu bucuruzi bwawe wavuga ukuri kandi byakunda. Ariko kubera ko abantu baba bashaka amafaranga menshi arenze igiciro kiriho, usanga abantu bakunda kubeshya ku munzani, bakabeshya ku giciro, bakabeshya ku biro, bakagenda bapunguza. Ariko icyo namaze kumenya ni uko ijisho ry'Imana ritugenzura ku gato no ku kanini. Impanda nivuga, umuntu wese azahemberwa ibintu byose yakoze n'ibyo yavuze akiri muzima. Abantu benshi bibwira yuko gukorera Imana ari ukuba mu rusengero, ari ugukora iyi mirimo ihereranye n'urusengero. Mu by'Imana izaduhembera niyo mirimo yo mu rusengero irimo, ariko cyane cyane izaduhembera ubuzima twabayemo bwa buri munsi. Waririmba, ugasenga, ugakora n'ibindi, ariko niba ahantu hose uri ugenda ubeshya, menya yuko Imana itemera ababeshya. Wagira ukuri hagati mu nshuti zawe, wagira ukuri ku babyeyi bawe, wagira ukuri ku mafaranga nubwo bitoroshye, ariko burya wagira ukuri. Kugira ngo ubashe rero kwigana ubuzima bwa Esther, ngubeho nk'uko Esther yabayeho, ni uko uharanira kugira ukuri nubwo byaba bikugoye. Niba uri umunyabinyoma, ubwo urumva ntaho mwahurira. Irinde guceceka igihe hari akarengane. Ubuzima busanzwe ubusanga niba ari ikipe y'abantu, umuntu ashobora guhemuka, ariko noneho ugasanga abantu hafi ya bose baracecetse, bamubundarayeho kubera ko bamukunda, kubera ibintu bamucaho. Ahubwo ugasanga cya wa wundi yakoze bagiye kucegeka ku wundi muntu wenda batemera. Irinde guceceka rero igihe hari akarengane, vuga ukuri kose nk'uko kuri mu mutima. Irinde gukurikira ibibi kubera igitutu cy'abandi. Irinde kubana n'ababeshyi
cyangwa abanyabinyoma cyangwa abantu bakora ibibi bitandukanye. Rinda umutima wawe n'ururimi rwawe. Icya kabiri ni ugufasha abandi. Gufasha abandi si ukugira ibyo ubaha gusa, kuko hari igihe ushobora kuba udafite ibyo ubaha. Ntabwo abantu twese tunganya ubushobozi. Hari igihe ushobora kuba udafite ikintu waha mugenzi wawe, ariko mwereka umutima mwiza, noneho ubasha no kumusengera. Waba umuzi waba utamuzi, nufata igihe ugasenga, wowe ubwawe ukaba wifuriza abantu ibyiza mu mutima wawe, Imana izabona yuko wabaye intwari, kubera yuko utigeze wimika ibyaha mu mutima wawe. Ujye utekereza ku bandi, we kwizirikana ubwawe wenyine. Fasha abakene, fasha abakene. Abo udashoboye kugira icyo ufashisha, ubavuganire niba bishoboka. Nubona ibyo byose utabishoboye, senga. Icya gatatu, ukwiye kwiringira Imana nawe. Esther yiringiye Imana yuko ibasha gukora ibyo abantu batashobora gukora, kandi koko kubera gusenga kwa Esther n'Abayuda kwatumye barokoka inkota, kandi itegeko ryari ryaratanzwe abantu biteguye gupfa. Ariko kubera kwitanga k'umuntu umwe harokotse abantu benshi. Mbere yo gufata icyemezo rero gikomeye, Esther yasabye abantu bose gusenga no kwiyiriza ubusa. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, jya usenga mbere yo gufata ibyemezo bikakaye. Birashoboka ko umuntu yaguhemukira ukababara, ariko bikarenga ubushobozi bw'umubiri wawe. Senga, fata igihe usenge, kubera ko nudasenga bikurikiye no ku mujinya no ku burakari ufite, uzamwitura inabi kandi ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera. Fata igihe usenge, senga Imana, kuko Imana izaza aho uri igufasha. Imana yemera kandi ishyigikira abantu bafite umutima wo gukora ibyiza. Ishingikirize ku Mana mu bibazo byawe. Menya ko hari igihe ibintu bitagushobokera, ariko Imana yo ikabishobora. Menya yuko hari igihe ibintu utabishobora, ariko Imana yo ikabishobora. Bityo senga, senga. Gusenga nibyo bituma dushyikirana n'Imana, kandi gusenga bitubera umucyo, bigatuma tuva mu mwijima. Ikintu ugomba gukora, ugomba kwicisha bugufi. Esther nubwo yari umwe, kandi yari akomeye, yari umwamikazi, ntiyishyize hejuru, ntiyikomeje, ahubwo yagize umutima woroshye. Mu buzima bwa buri munsi, irinde kwishyira hejuru cyangwa kwirata. Umukozi w'Imana umwe yigeze avuga ngo umuntu wirata yirate yuko atunze Kristo. Ntukirate yuko ufite inzu, ntukirate yuko ufite amafaranga, ntukirate yuko usa neza. Ibyo ni ibintu bigenda nk'uko umuyaguzi wa serwakira uzuhuha, ukabihuha bikagenda. Ariko iyo wicishije bugufi ukubaha Imana, Imana iha ubutunzi bwawe kukurambaho. Imana iha amagara yawe gukomera. Imana iha ubugingo bwawe gushyika. Imana iyo igushyize ku gipimo, isanga ushyitse, ibiro byawe byuzuye.
umugabo umwe ngo yigeze agira gutya, yari umwami Nebukadinezari. Arangije ngo arahaguruka aratambagira mu bwami bwe mu ngoro ze, ngo aravuga ati ngiriya ngiki igihugu cyanjye niyubakiye, ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye. Ako kanya akigaruka ngo akicara, ngo yagiye kubona ngo abona ikiganza cyanditse ku gisika, cyanditse ku gisika kiravuga ngo meni tekeri ufarisini. Bisobanurwa ngo washyizwe ku gipimo usanga udashyitse, none dore ubwami bwawe buragabwa. Hari n'undi mugabo nawe wigeze abikora ngo witwa Herode, ngo yaragiye ngo maze ngo nawe ngo abona yuko igihugu cye gitengamaye, ngo maze ngo agiye kuvuga, sinzi uburyo yagiye agoreka amajwi, ngo abantu bamwumvise baravuga ngo noneho Herode arimo aravuga nk'Imana. Imana yumvise iryo jambo, yohereza marayika araza mukubita urushyi. Bibiliya itwereka yuko ngo aho yari yicaye ku ntebe ngo hasigaye hicaye inyo. Menya yuko ni wirata ubutunzi, ukirata umubiri, ukirata ubwiza, ukirata ubutunzi, Imana izabikuvanamo kuko niyo yabiguhaye. Ahubwo icyo wari ukwiriye gukora, wari ukwiye gukora nk'uko Esther yakoze, ngo nubwo yari umwamikazi ntiyishyize hejuru, ahubwo yakomeze kugira umutima woroshye wicisha bugufi. Imana ikugirire neza, kandi Imana nanjye igirire neza. Emera kwigira ku bandi, jya wubaha abandi, wubaha abakene, wubaha abakize. Umenya yuko Imana yaguhaye ibyo ngibyo yabimye, kandi uyu munsi ko ibasha kubikwambura ikabyerekeza aho bari. Wubaha Imana, kandi umenya yuko intebe wicayeho ari Imana yayikwicajeho, ibishatse yayikwambura. Icya gatanu, ugomba gukoresha amahirwe neza. Esther ntiyahise avuga ikibazo cye, yategereje igihe gikwiriye. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, jya utekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora. Menya igihe gikwiriye cyo kuvuga cyangwa cyo kuba wakora. Irinde kwihutira ibintu byose. Icya gatandatu, ugomba kumva ko ufite intego. Ugomba kumva ko ufite intego muri ubu buzima. Ese ufite intego muri ubu buzima? Twerekeza ku musozo. Ubuzima bwa Esther butwigisha kuba intwari, kwiringira Imana, kwicisha bugufi, gutekereza neza no gufasha abandi. Nk'uko Esther yakoze imirimo ikomeye y'ubutwari mu gihe gikwiriye, natwe Imana iduhaye amahirwe yo gukora ibyiza aho turi. Ndifuza yuko ufata ubuzima bwa Esther ukabwiyerekezaho, nanjye nkabwiyerekezaho, njyewe ndi kubikubwira. Kubera yuko nuba mwiza nanjye nkaba mwiza, na mugenzi wacu ku ruhande akaba mwiza, isi izahinduka ibe nziza. Kandi urukundo rw'Imana nirusaba mu bantu benshi, icyaha kizahunga. Muririmbyi yigeze aririmba aravuga ati fata itara ucane, kubera ko shitani atinya umucyo. Gucana rero ni ukuva mu nzira y'ibibi, ni ukureka ubugome, ni ugufata ingingo zacu tukazikoresha mu buryo bukwiye dukorera Imana. Ese wagize ngo Imana niza kutubaza izatubaza ibyo itaduhaye? Imana izatubaza ibyo yaduhaye.
Esther nawe bari abantu iyo baza gupfa yari kumubaza impamvu abantu bapfuye kandi ari we wari uri hejuru, yari afite ubushobozi bwo kubakiza. Ibyo yarabikoze. Nawe rero mu gihanda urimo kora ibyiza, kora ibyiza. Imana iguhaye amahirwe, Imana yaguhaye ubuzima, ntabwo urwaye. Niyo urwaye iragukiza. Nubwo ufite ubukire bukeya, ariko ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuburara Imana irakugaburira. Ayo ni amahirwe iguhaye. Ufite amaguru abiri ubasha kugenda, ayo ni amahirwe iguhaye. Ufite amaso ubasha kureba, abandi ntayo bafite, ayo ni amahirwe Imana iguhaye. Ufite inzu uraramo, ufite ubwenge ubasha gutekereza, abandi ayo mahirwe ntibayafite, bavutse ari amadebire, bavuka batabasha guhagarara, amaguru adakora, amaboko adakora. Imana yaguhaye amahirwe kugira ngo ukore ibyiza mu gihe nk'iki aho uri. Ndangije rero nkwifuriza kugira ngo ushyire Imana imbere mu bintu byose ukora, kandi imirimo yawe ukora ya buri munsi ujye uyikorera muri Kristo Yesu, kubera ko igihe nikigera Umwami Yesu akagaruka ngo hari ibitabo bibiri bizabumburwa. Igitabo cyanditsemo amazina y'abera bakoze ibyiza babikorera muri Kristo Yesu, ariko hazaba hari n'igitabo cy'abantu kirimo amazina y'abantu bakoze ibibi, bagiye bashukwa na shitani bakamwumvira. Abo bazahembwa umuriro utazima, kandi abakoreye Uwiteka bazahembwa ubugingo buhoraho. Imana iguha umugisha mu gihe cyawe ushigaje, ukora ibyiza, uhinduke mu ngeso, uhinduke mu ngiro, uhindukire mu mitekerereze. Imana iguha umugisha. Ciao ciao.